Igitondo cyiza tubaye ikaze mwese abadukunda mu kiganiro cyacu Romate nk'uko bisanzwe, twishimiye kubana namwe kandi dufite umugisha wo kuba dusangira namwe ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi umugisha Data wa twese atanga ukomeze kubana namwe, ukomeze kuba mu ruhande rwanyu kandi dukomeze kubona imigisha ituruka mu rukundo rw'Imana twese hamwe. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo ibane natwe muri iri jambo rigufiya tugiye gusoma. Mwami Yesu, ndagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha, ndagushimira ko uri umwami wacu kandi udukunda, ndagushimira ko wita kuri twebwe iminsi yo kubaho kwacu yose. Data uhabwe icyubahiro, turakwiyeretse kugira ngo ubane natwe, utugirire neza, udukomeze, utwigishe kandi ijambo ryawe tugiye gusoma muri iki gitondo Mwuka Wera aze aridusobanurire tubyumve, ridufashe kandi turigendane mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Igitondo cyiza, mbahaye ikaze nanone muri kiganiro cyacu Romate nk'uko bisanzwe, kandi nkomeza kubashishikariza no gukurikira ikiganiro Le Soir tugezweho na Bizimana Adrien, umuvugabutumwa umwigisha w'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze kandi tubashimira cyane mwebwe abasha gukurikira ubutumwa bwiza mu buryo buhoraho hamwe natwe. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubaha umugisha nk'uko tubasabira buri munsi, kandi nk'uko tutazijyana rimwe duhwema kubasabira uwo mugisha. Uyu munsi turasubira mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho 34, umurongo waho wa 22. Ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haranditse ngo umurongo wa 22 ngo nzita ku ntama zanjye ku buryo zitazongera gushimutwa, kandi nzazikiranura, nzaziha umushumba umwe rukumbi uzaziragira, ari we mugaragu wanjye Dawidi. Uwo ni we uzaziragira azibere umushumba. Njyewe uhoraho, abantu banjye nzababera Imana, naho umugaragu wanjye Dawidi ababera umuyobozi. Ni jye uhoraho ubivuze. Amen, amen. Ijambo ry'Imana dushaka gusoma muri iki gitondo ni ijambo rivuga ngo jyewe Uwiteka nzabaha umushumba, intama zanjye nzazirinda ku buryo zitazongera gushimutwa. Nibwo ijambo ry'Imana rivuga muri iki gitondo, zongera gushimutwa, kandi nzazikiranura, kandi nzihe umushumba umwe rukumbi, nanjye nzazibera Imana. Muri iyi minsi twumva ubuzima bugenda buhinduka mu mibereho yacu y'abakristo, tubona abantu bagenda badandabirana, ndetse ukaba wanagira ngo ntabwo bazi ibyo bizera, kubera ko ibyo bizera ntabwo babishikamyemo cyane. Baba bibaza ngo ese bimeze bite, bimeze gute, cyangwa se akavuga ati umushumba wanjye yambwiye gutya na gutya, ntabwo nkora ibi. Ugasanga abantu ntabwo bafite autorité supreme ishingiye kuri Bibiliya, ahubwo bafite autorité ishingiye ku byo umushumba wabo cyangwa se umuyobozi wabo yagize gute, yababwiye. Bigatuma batagira urufatiro rufatika, bigatuma batagira n'ibyiringiro babasha guhamya, hanyuma bakagenda badandabirana. Ariko muri iki gitondo ndamubwire ngo Uwiteka aravuze ngo ntabwo intama zizongera gushimutwa, ntabwo intama zizongera gutwazwa igitugu, ntabwo intama zizongera kugenda uko ziboneye ngo abantu bazitware uko biboneye, oya, ahubwo intama zanjye nzaziha umushumba nyawe. Nzaziha umwami Dawidi, nzaziha Dawidi, nanjye nzazibera umuyobozi, kandi ni jyewe Uwiteka ubyivugiye. Mwene data, nta kintu kibi cyane kibaho muri uko kwizera dufite kwa gikristo nko kubaho umuntu adandabirana, atazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, atazi ibimugenga, atazi amabwiriza yo mu butumwa bwiza kuko mu isezerano rishya, atazi amabwiriza yo mu isezerano rishya Imana yahaye ubwoko bwayo, atazi guhuza ayo masezerano, isezerano rya kera n'isezerano rishya, bigatuma agenda adandabirana, akajya afata akantu kamwe ko mu isezerano rya kera, akaza agafata akandi ko mu isezerano rishya, akajya abihuza, akadodadoda, agakuraho message iri disintegrated, message ituzuye, message ifite icyuho, bigatuma atagira kwizera guhamye, bigatuma atabasha guhamya, ndetse n'abigisha bamwe b'ijambo ry'Imana ugasanga niyo myizere bafite, bigatuma nabo bigisha nabo badashobora guhama mu byanditswe byera. Abantu bagahorana icyuho, bagahorana message ituzuye, bagahorana inyota idashira, bagahorana ubwoba budashira. Hanyuma Kristo uyu munsi nibabwira ngo intama zanjye ntawe uzongera kuzishimuta ngo azijyane aho abonye hose, ngo azikoreshe ibyo abonye byose. Ejo umwana yampaga
mesaje ikomeye cyane yahawe yagiye gusengera mu butayu, agahura n'umuhanuzi wavangiwe, agatangira kumuvangirwa ashaka kugira ngo amukoreshe ibyaha by'urukozasoni, ariko bikagaragaza ngo uwo muntu nawe nta kundi wamugenza ni ubwo butumwa. Ariko ikibabaje ni uko agenda ashaka kugira ngo ayobye abana bakiri bato mu gakiza, kandi abayobereze aho bagiye gushaka Imana, ashaka kugwisha umwana mu cyaha kandi amugwishirize aho umwana yagiye gushakira Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, ukwiye kumenya ko umushumba wawe ari Yesu, ukwiye kumenya ko umushumba wawe ari Imana, kandi ijambo ry'Imana iri ngiri niryo ngabo idukingira mu byago no mu makuba, ariko kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nirwo rumuri, niryo tabaza rimurikira intambwe zacu. Ntabwo intambwe zawe zimurikirwa n'umuhanuzi runaka, nta nubwo zimurikirwa n'umushumba wawe. Imana yamukoresha kugira ngo akuyobore inzira nziza, ariko Satani nawe abo bantu arabakoresha kugira ngo bayobye intore z'Imana niba zishoboka. Ndagira nkubwire rero ngo ukomeze wishingize kuri iri jambo, rikubere umuyoboro ukomeye cyane kugira ngo udashimutwa n'abambari ba Satani, abadayimoni bagenda bakorera mu bantu batandukanye, abo duhura nabo, abo dukorana nabo, aho dusengera, bakaza bitwikire umwenda w'umweru, ariko imbere ari amasega mabi cyane aryana, ashaka guconshomera intore z'Imana. Muri iki gitondo nkubwire rero ngo utuze, itorero ry'Imana rirarinzwe, kandi umwami wacu Yesu Kristo aribereye maso cyane. Ntabwo ari umwami w'umunyantege nke ku buryo adashobora kurinda abantu bari vulnerable nkatwe, bafite intege nkeya mu by'umubiri no mu byo kwizera, ngo aturinde ibyonnyi by'ubu buzima bigaragara nk'ibifite imbaraga nyinshi, bigaragara nk'ibifite kwikuza gukomeye cyane, bigaragara nk'ibifite ububasha budasanzwe tutazi aho babuvuye, ariko nyibwira ko babuhabwa n'uwabahaye ububasha mu isi, n'uwabaha ubushobozi bw'amafaranga biratana, n'uwabaha ubushobozi bw'imbaraga biratana, n'ibindi byose n'icyubahiro cy'uburyo butandukanye, bigatuma bumva neza ko badutwaza igitugu, batujyana aho babonye, badukoresha ibyo bashaka, ariko ntibishoboka. Itorero ry'Imana rirashinganye. Niyo umwami wacu Yesu Kristo atubwira muri iki gitondo ngo ntabwo intama zanjye zizongera gushimutwa, zazitoranyiriza umuyobozi mwiza utavangiye. Haleluya! Zazitoranyiriza umuyobozi mwiza utavangiye, aziyobore, nanjye nzazibera Imana yabo mu buryo buhoraho. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire rero ngo ntugire ubwoba, itorero ry'Imana rirashinganye. Itorero ry'Imana ntabwo riri vulnerable. Ntimukibwire ko itorero ry'Imana riri vulnerable. Ntabwo turi agafu k'imvugwa rimwe, nubwo tutarikora mu buryo iyi si operatingamo cyangwa ikoramo, nubwo tutakora muri system z'uko isi yubakitse, ariko dufite imbaraga za Mwuka Wera, dufite imbaraga zituyobora, dufite imbaraga zituyobora mu gukiranuka, dufite imbaraga zituyobora mu guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, tutadidimanga, tutarya indimi, tudakebakeba ngo turebe hirya, turebana nabo mu maso tuvuga ngo Kristo niyo mbaraga zacu, niwe uturengera, niwe udusohoza. Icyo Imana idushaka muri uyu munsi ni uguhamya, tuvuga ngo turi abana b'Imana kandi turi ibikomangoma, kandi ntabwo dukorwaho, turashinganye. Umwami wacu Yesu Kristo atubereye maso ibihe byose. Umwami wacu Yesu Kristo icyo adusaba ni ukudatera imivurungano, ni ukudatera impagarara, ni ukutajya guhangana mu buryo bw'umubiri nk'uko Petero yahanganye igihe urugamba rwari rukaze, akabona abantu baje kubataka, akabona igitero kiraje, agafata inkota ye akayikura mu rwubati, agatangira kurwana, atangira gukuraho amatwi y'abari baje kubahanganisha nabo. Ariko urebye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo niko natwe dusa nk'abarwana, turwanisha umubiri, ntabwo turwanisha amavi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi muri iki gitondo urwanishe amavi, urwanisha amavi, ujye ku mavi usenge. Isengesho rirakora, isengesho ritura ibihome byose bya Satani, isengesho rikuraho imbaraga z'umwijima, isengesho rikuraho imigambi yose y'umwanzi, ikaburizwa mu izina rya Yesu Kristo. Isengesho ridusunikira mu bundi bwiza. Urwanisha intwaro y'ivi, ujye ku mavi, ujye mu cyumba cyawe usenge, wiherere, uvuga uti ndi umwana w'Imana, ndashinganye, kandi ntaho uzongera kuntwaza igitugu. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ntihagire uwo gushimuta, ntihagire uwo gushimuta bakujyane aho udashobora kwinyagambura, ahubwo ugendere muri ubwo butware bwo kuvuga ngo mwami wanjye ndi uwawe, kandi ntabwo nshaka gushimutwa n'imbaraga zose z'abadayimoni. Ugendane na Kristo uyu munsi, icyumweru kikubere cyiza, ugira amahoro, amavuta y'Uwiteka akomeze kugutembaho, kandi ibikugoye byose ubigereke Imana mu isengesho. Ibikugoye byose ubyereke Imana uri ku mavi, ibikugoye byose ubibwire Imana uti mwami wanjye ndi uwawe, kandi ntabwo nzijyana rimwe nshimutwa n'imbaraga
y'umubi. Gira umunsi mwiza, Yesu akunezeze kandi ibyiringiro byawe bikomeze gushingira kuri Kristo wenyine, izina rye rikomeze kukubera umurinzi mu byo ugiramo byose. Amen. Dusenge. Mwami Yesu, turagushimira cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turagushimira ko tubwiye ko tuzajya dushimutwa kandi ko uzaduha ubuyobozi bwiza butuma turushaho kugira imitima igukiranukira kandi kubaha kandi tuyoboka inzira yawe y'agakiza buri munsi. Turakunze cyane rero kugira ngo ube mu ruhande rwacu kandi ibyo twibwira byose bisa nk'ibikomakomeye, udushoboze kumenya uburyo turwana urugamba rwacu mu buryo butuma tuba abanyamahoro kandi dutanga amahoro. Ugendane natwe, icyumweru tugize mu biganza byawe kibe icyumweru cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze kandi amahoro Kristo atanga atware mu mitima yanyu mwese none iteka ryose. Amen. Amen. Amen.